gogo igweje icyayi cyose igweje n'umuntu usirimutse umuntu uri hayi ibyo bisatsi ntabwo mbishaka ubu ibi ni ibisatsi by'umuntu w'umusozi si mu bintu bigutwaye aka kanyagwa nako karyoshye kubi yo ariko mwari mubizi mwabyutse murya ibijumba kagage muranywa umva Yohana yaranyishe ihangigera yindi ngo ni Kalisa nayo reba yisukije nk'abagore ese muri urugo mwabaye uburenganzira Fasta mwari kuranye ngibi Fasta mwari Kalisa wamuretse sonje kuwamuretse mwese mumujana kuzana kazo kombe kamera ngewe nkamira nkamirwa ngewe nkamira amashunushunu ngewe n'ababyeyi bahise baryemera ko bumvishe ubujiboye barebye n'ibyo nkora babona bijyanye koko nuko ahubwo se bakwise Domitira bashingiye kuri aha kone iryanye ko kuwanjye wowe tutababuka icyo ndi kubona na filime iranga ukuntu ari nziza mani uri kubona nayisiga oya reba iriya filime ukuntu ari nziza ahubwo mani yihindura ukareba kuri BTN kuri BTN reka ntabwo igimba muri se wareba BTN mu gitondo saa sita nimugoroba haba harimo amakuru bambwiye uko yari buze ubu ngubu reba nk'ubu bagiye gutuma ntwara n'amajerekani njyenyine aho ubundi bibizi waba wagenda mbimena ati azagira wongera kumbwira ngo njye kuvoma buretse Yo maze kuvuga ntabwo nawe ari muraho neza yego Kira uraho Domitira makuru y'imitira nimeze nyinshi shawara byibushye bakuri mbona umeze pese cyane sawa cyane ndabona icyawe kikumereye nabi ahora n'iki wa muntu
tujye hariya ahubwo tuganire yagenze ute cyakoze amana yanjye mana rero ukuntu usigaye wungana none nitwanganagara ngwino twicare hano rega Kigali ituma iyo umuntu agiye amererwa neza arabyibuha aracya koza wa mukobwa amakuru yo muri iki cyaro se aha nta cyahindutse da sha ndabona ucyambara za ngutiya kera wambaraga ku kibuga agapira karyoshye ibintu by'imipira rwose mfite filimi nshyashya ndi kureba ibyo filime byose oya mani filimi ziraruhura mwana aho kanongere kangabanye umubyukiye mu mafilime bito byayo ese mama wajya dukora iki nta kintu mufite cyo gukora nta cy'akazi karangiye kiriya kiraro se ko mutagikora cya kiraro se nitwe kireba kitabareba Karisiti ntacyo yakoze ako ntimukagombere ngo Karisiti ni ntabwo muri aba tumye na filimi icika kamenye hagaga genda ukore kiriya kiraro ubu narenze yuko Karisiti isa ari gukora Karisiti yabikoze ntimukagombere Karisiti yagiye no mu bindi rero nimba muzajya mubyukira mu mateleviziyo ibiryo ubu ndabizi ukwezi kuri hafi uzamuhemba uzamuhemba akora ibindi mutabasha abari gukora iki se yirirwa mu matungo hari ubwo ajya mubwira ngo nzanyoze ajya kwahira ubwatsi bw'ihene akaza agakorera ikiraro amasuku akajya kuvoma mwe muri aho amazi y'inka n'ihene ese nababyariye iki y'amazi ahari se hari ubwo avoma rero nagira ze nacyo gikukira oya genda ugikore niko mbivuze ngiye ngo nabisinye gira vuba canga ujya kuko kirazira hente bunisha undi mwana ariko akagenda ariko nyine ngiye ngiye ku kibuga ujye hehe icara ahangaha nawe ujye hehe kwigira ku kibuga ngese ako ku kibuga niho uri bugabuze ibyo kurya ku kibuga gihe byaje ko nabisoje ko ni ibiki wakoze nyereka ibyo wakoze muri iki gitondo usibye gufungura amateleviziyo mureba ni Kalisa wafunguye televiziyo ngiye nta nubwo nigeze hanyuma wowe nsanze uri mu biki ngiye nuko nari niyegamiye hano mu wari musobanura filime nziza nimba ibintu by'amafilime simba nanabizi ngiye ariko ibyanagombaga gukora ntabikoze nyine ni ibihe wakoze ko nta na kimwe mba ntabwo wabonye ko amasahani igihe nari igihe wayogeje amasahani ako wahogeje ntiwahatunganya ngo hakore amasuku hakubure hase neza Imana warabyibushye aha sha nyine Kigali nukumeze bagenda ukamererwa neza udasa neza yego ku mana yanjye naho twebwe nyine duhora twihingira nicyo kintu kitubesheje se washaje tukajya i Kigali we ikiro cya ruzawe Kigali ko numva ngo haba inzara ubwo nabayihaye usaba inzara kota mu cyaro ukuntu umeze twe ibijumba turabyuka tukirira ariko numvise ngo mwebwe murya ari uko byagoranye sha biba bigoranye mwese ko mumeze nk'umuntu wabyaye nabyaye untera inda namukura yo ukabyara nuko uranyumije ntabwo nzi ko hapepe musaza wacu yanatwica ahubwo biramutse bigenze gutyo amenya ko natwite Yohana Sara haraho ameze neza wasanga nawe yarabaye umusaza kubera icyaro kandi ubu kandi wasanga waramwibagiwe hano ukuntu mwari mumeranye n'ukuntu sha igeze i Kigali wibagirwa abantu bo mu cyaro none ubusura nyibuka pe none se na WhatsApp agira ngo twacata yikura he cyakoze ejo bundi yaguze gatoroshi amaye na nimero ye nayinyikira yarayihinduye iyo umuntu amaze gukorera ahantu asiga hakorera amasuku hagasa neza wari wabyikiye he reka nagiye ku masambu ese ntibabwiye Karisiti ngo biriya bishyimbo biragire na biriya bigori Karisiti yaragira ibishyimbo byose n'ibigori wagira ngo ni ikibuga wagira ngo bakiniye umupira ntabwo mbyumva neza ese ubwo bibaho we ngo ubwo reba guturuka kwa bakaramira urabizi ibishyimbo biri muri bigori ubwo babyonesheje ubwo tugiye kwicwa n'inzara ari hehe ni kwa Kamari ubwo babyonesheje nibo bafite inka kandi inka zabo buri gihe ziciye hariya
ngo ni cya gihungu cyo kwa Kamari rati reba nkatwe dufite ihene zingana kuri ane ziranga ntabwo zabyona ngo zibimare reka uyu ngo ni cya gihungu cyo kwa Kamari nicyo kigenda gica mu mirima y'abantu kuko nabajije n'abana bamwe ngo na Karisiti yaraharagiye ku ruhande ngo rero bari baragiye ari benshi reka ndebe Karisiti mu gikari mbwireze uguma bifite ibintu bibaho ibigori bingana kuri n'ukuntu byari bigiye kwera ntabwo bishoboka byose n'ibigori wagira ngo ni ikibuga wagira ngo bakiniye umupira ntabwo mbyumva neza ese ubwo bibaho ngo ubwo reba guturuka kwa bakaramira urabizi ibishyimbo biri muri bigori ubwo babyonesheje ubwo tugiye kwicwa n'inzara ari hehe ni kwa Kamari ubwo babyonesheje nibo bafite inka kandi inka zabo buri gihe ziciye hariya ngo ni cya gihungu cyo kwa Kamari rati reba nkatwe dufite ihene zingana kuri ane ziranga ntabwo zabyona ngo zibimare reka uyu ngo ni cya gihungu cyo kwa Kamari nicyo kigenda gica mu mirima y'abantu kuko nabajije n'abana bamwe ngo na Karisiti yaraharagiye ku ruhande ngo rero bari baragiye ari benshi reka ndebe Karisiti mu gikari mbwireze uguma bifite ibintu bibaho ese amakuru ya Yohana nese Yohana yagiye ego ko Yohana nyine ubu ngubu yagiye mu murima ariko pe ni umusore noneho muri iyi minsi asigaye sinzi ahantu ubwenge yabukuye ngaho yaguze ihene amabati ngo ari hafi kubaka da kugira ngo azabone aho ashyira umugore ihene yego ko asigaye ameze neza da yize ngo ni n'akamoto yaguze ihene none se hano ko ari mu cyaro iyo ufite rega itungo buriya rirakugoboka se ku byo mu cyaro se yagira na moto si ibintu by'amahene ntabwo nibuka ko ihene twerega i Kigali n'amahene ariko usigaye wirata ukagira ngo ntiwigeze ubinahada nyine ntabwo ari uko nzi ko nawe ugiye ejo bundi ibintu by'ihene ejo bundi ntitwajyaga kuzishora ariko nyine bise mbyibagirwa bitewe n'ubuzima erega hari igihe kigera ukibagirwa ibintu waje ryari se mukobwa shanga maze nk'iminsi 2 gusa nyine nazaga nkasanga simuhari ngo mwagiye guhinga nyine niko twibereyeho iyo tutagiye guhinga tuba twagiye gutashya nyine niko ubuzima bw'inaha bwimereye ubu utazagwa mu murima kubera iki kubera kuhinga cyane se we na sheri urabona aha hari agasore kirya iriya kirirwa kanyibwirishwa ubugambo kandi pe nkurikije ukuntu Yohana ameze anabimenya ahubwo noneho yampambira yambazaga amakuru yawe nanjye ntayo nzi ntabwo namwemera pe umuntu ageze i Kigali ndasiri gukambana kubera icyo utamwemera ubu ngubu rega asigaye afite imitungo gusa ingurube n'ihene agiye no kubaka inzu rega murana ntabwo uzabura hamwe umva byihorera i Kigali hari abasore bubatse amazu bubatse za etaje bafite za barabasi nguraza amakuru kakugene ko numvise shabye byihorera i Kigali ugira urukundo ubwo rero cyeka nimba uzaba wikurikiriye ayo mafaranga umva byihorera urukundo sibyo cyegeye muri iki gihe ruracyakora icyo nshaka ni amafaranga n'ibintu njyewe nakubeshye pe ntabwo nzarongorwa mu cyaro njyewe nsigaye nsheshera i Kigali Kayira ngo yaje kudusura ibi Kayira se iminsi myinshi undi wabaye inzobe mwa shora nyine ni Kigali Kigali tugira abantu abazungu umeze ute se ese mwese muracyameze kwa kundi ntabwo mujya muke ebe se ngo babo niko nasuko byibuha wanganye uko sherega Kigali irarira nese koko nawe bayo bwa murumuna wawe murumuna wawe nabigirana murumuna wawe ngo ntabwo yagiye Kigali se wowe wazaje basi nkakujyana i Kigali se Kigali nanjye mbona umva ari heza ariko heza byahiye ahantu barya rimwe niko se wowe wabaye
undi wowe uzasirimuka ryari ubuse ku ishuri njye kwicwayo n'inzara ngo nese waretse basi we tukazijyanira uyu nguyu yarangije kwiga yabuze akazi shaho ushomeri buranyishe ntabwo wabyumva shanga ugeze Kigali wabona akazi wicwa n'inzara inshuro ebyiri cyane rwose ugaruka ntabwo cyane reba ukuntu sinavuye n'andi igikabo ndeba nabaye inzobe urabona yabonaga nk'ufite ngo sha nese waje tubwo nanjye Kigali nyamara bari kugushuka nzareba ukuntu nzaza ese ubona biriya biryo byawo wabishobora ariko reba mukuru wawe ari kukoshye yabuze umugabo noneho n'utubirizi ntabwo wabona ese mama biriya bitoki tuzabikoresha tuzabyenga umutobe n'urwagwa birase babyengamo ko babiteka ni ukujya kubica tukabiteka tugahana bazabyiba ariko ubwo batangiye kubonesha bazanabyiba ubundi se banabyiba ariko cya karisiti ko njya mbona cyiza cyahaze kidashaka kurya aya mere ntabwo byashoboka niba karisiti rwose biriya bitoki atari bubigurisha nanjye ngiye kujya nyazana amafaranga none se nta na gatoya uzanye nta keze karimo ngo ube wakazanye tugateka happy nakaretse nawe ati hatagira ubona ndi guca ibitoki akagira ngo ni nanjye ibindi bigori nabigurisha kandi babizi ko ari mu kwanyu si cyo kibazo ubonye ukuntu uhaye hagize n'umuntu ukubonaho ko nabyo nzi ko inka zabimazeho abantu rwose batwoneshereje birabizi karisite ngoye rwose yaje nta ibintu byavamo rwose Karisi ihene zona imyaka uri he wowe ibigori byanjye byashizeho n'ibishyimbo wari wagiye he ibigori wavuga ko niyo byonejeje ni wowe nakabara besha yigize umwana mwiza sininde wundi uri kuragira hari yigize umwana mwiza harako warukore siwiri waragira ubwo niba atari wowe nawe uri muri ziriya urambwira uwabyonesheje ariko ese arabibwira kandi abibwira kabiri nibagiye nibiriye bambwira ati we yahaye abana go kwakaremera ibigori wabampereye ibigori ko baje bakavuga se hariyo usaruramo ni mu kwawe warahiye ndarengana rwose ndarengana se abantu bavuze bakubeshye kuki nta wundi muntu bigeze bavuga bakubeshyira ese ubundi abo bana twahuriye nabona nabo ibigori wabahaye kubera uburenganzira mwamwaye niye nazayijyana nituburiye nimuzamenye ko ari wayijyana nese bamuhaye do afite uburenganzira abagabo bararya ingwa zikurambira ngo reba ibigori byaharakwa munsi kwa Karemera niho hantu twari dufite ibigori byiza n'ibishyimbo reba ibishyimbo nimba babyonnye koko ariko se wowe uretse kubeshya mama reba guhera mu kwa mbere kwashize nta kigori hariya twakundaga kuvuga ko niho twakundaga gukura ibigori byiza kandi byatewe neza ku ifumbire ariko reba ibigori byose barabyonesheje n'ibyari bisigaye ngo yiriwe yitangira kwa Bakaremera ubwo n'ibyasigaye n'iby'inka za Karisi nibyo cyangwa nese wabibonye niba mbonye atanze bitatu ubwo reba ibyo atabonye atanze muceceka mbwiza ukuri reka nkubwire mabuja ndabona abahungu bawe tutazashobokana ntabwo uranyibwirira ukuri mbwira ukuri barambeshyira rwose niba wonesheje utanga ibigori bitanga urahiye ese ubuye gutinyuka nkajyana abantu mu murima nkabacira ibigori uzi ko niyo nshaka ikigori cyo kurya nacyo mumbarize ese kuva yajya kuragira ajya he nyine muceceke anyisubize mubaze n'ahantu ajya biriya bitoki pe cya gitoki nanjye nibyo cyangwa ntabwo ari byo n'ibitoki se kandi noneho oya ndakubaza barambeshyira ngaho tubwira umuntu wahonesheje wari uriye wahonesheje se uretse abana nako nabona nabonye ntabwo naretse mu ntubyumvise iyo makuru yafiteho ubu se mfata sinzi umuntu ntabonye ndabaza neza urabizi ko ngiye rwose niyo nanaragiye urabizi yuko niyo nanaragiye amatungo nyagendaho rwose urabizi niyo maze kubyimba hari umuntu urabaza kukubwira ngo nonesheje cyangwa wakomeye muri ya mipira yawe reka nkubwire mabuja ndabona abahungu bawe tutazashobora nanga ibigori twashoboka nabiteze kandi bahinga urutoki rwuzuye ibitoki twagera tugasanga ni ibintu byose biba bya bitoki by'indaya ese ubwo merukayo nanjye biriya bitoki byari byeze ngo babitemeye rimwe n'ibitoki hari imbere ko nta bitoki batwibaga
i Kigali gusa birasaba iki kugira ngo nanjye nzahazera ndebe ko najya nanjye nkasa nk'abandi bana ariko ko batangiye kukurumbyara ubu kayiraraje ngo ki kose yabaye cyamba bari areka nkubwire ngiye nasazira mu iki cyaro koko cyaro se niyo utabayeho neza se ubayeho neza mbyuka ndwara inzoka nawe nibyo bijumba twabiryaga noneho kuki ntabyo uzongera kubona nurwara mu nda uzakuraho imiti se si hari muri farumasi muri farumasi ego famu ako domiti kishuri ryakunaniye wazete ndi mwana akigera ni Kigali ayo burashimye ko mura mu mashyiga bakanye kwenyeza ese Yohani igihe mwambwire ngo yagiye guhinga I have dreamed to go to the city of Kigali. Nyine ntabwo nareka kumukumbura ariko nyine nanamusubiza nta kibazo. Aha biragoye. Nyine tubimeze neza urebe. Abaye kwa Yohana. Yego. Gikurota cyangwa. Aha. Iyo ni Kayira. Yego cyane rwose. Kamera karenzi we. Meze ute? Kayira. Umeze gute? Ameze neza. Uracyaba hande pfiri? Oya. Baranyandikira. Meze bite se cha domiti? Tumeze neza nuko. Ndakubona. Kwibi ntabwo nabyumva. Ntabwo reka nkubwize kuri rwose wishakira amakuru neza wirebere pe. Konesha birumvikana itungo ryagucika gukonesha ariko utanga ibigori ntabwo ibi muhamaze kare kumuzirika mu kiraro mabura gose ujya kuragira warisha umwana mwiza wasaba ibyo sinabikora gose kujya tumaranye nzi kuri umwana mwiza ariko niba utagiye kutagira ngo ugasarura utanga barambeshe rwose mabura nk'ukuri rwose barakwanga abo bantu barakwanga ariko byiringi wibuka ukuntu yaje ari gato yarakara kitona none umuntu asigavuga nakavuga ja nukubere nyine warigaritse nyine ugamaze kunsuzugura hano arumva yarahaha ko mabuja gose mbabare ibibone ibyo bintu bikora kugira ngo ubyemere ko nge nivire uze kujya wumva ukuntu bakubwira ati wa mukozi wanyu rwose agirayo yambaye bota akata mu rutoki atemamo ikigori kinini agenda atemamo ikinini abagenda biga none abana wagira ngo ni kuri sitade abana birirwa mu bigori batambagiye ndaje ndabaza amakuru neza ninsanga biguhama ndahita nkwiruka mabuja gose mbabare gose pe mama kumwirukana bamugire neza ahubwo cyetse wajya ajya kuragira akaza ari no kugira akajya arisha mabuja gose mbabare barambeshe gose sire n'umwaka imbere igitambo sha bari kumbwira ngo sinigere kuri kintu mbere igitambo eko ubwo mwanya wiyo gukina bya bindi byo gukina ubwo kubera ubonye Karisiti rero bibaye kuri none urishimye uya nawe nishimiye ariko Karisiti kuba yonesheje harani niho twa dufite ibigori nyine sicyo kibazo ahubwo ikibazo nyine kubera mera agiye nawe ugiye guhita wigendera ubwo uragiye ese muri aho gusa ariko ikintu niboneye byanga birama Karisiti na Karisa sha ntago iramisatsi yabiva ku gusa ni gute waba udakora iramisatsi ukayishyira Karisa no nawe yarayi aneze rega birabitoki byose twabuze ntago nabyumva use nka Karisa aya najya birabye se yabye Karisa iramisatsi yayibara kujya kumva tukumva ngo ni hene yabuze ajye kwigamira no munaninaniriwe hene yabuze ujya kuryama wewe ejo niri hano uzaba wayiriye ndangaho rero akabaga bararya imbwa zikishyura ko Dream from the village is being the great person. My family's doing wrong, but I don't care. I have dreamed to go to the city. Namitira. Ese Yohana ari ngwara cyari mu murima. Ari mu murima. Ese Keyi wewe bimeze bitarahepfa. Uracha bahande hepfo se harahepfo ko. Sigambi Kigali. Ubi Kigali? Kandi nanjye ariho nsigaye mba. Njemba haraza Gikondo. Igikondo haramereze rimbo habona. Yisigaye na Nyarutarama rero. N'ahantu duhuriye. None Nyarutarama.
Kigali simeze tewo. Nanjye meze neza. Nanjye naje kudegaja nyine mfata akayaga hano. Ino nyine mgira ngo bibe munange. Ego ko Karenzi ndabona barakiye cyaguza mu ego nubireba. Abantu tubabona. Noneho dukora siporo. Hari Kigali nubizi se abari siporo gusa. No kurya neza gakoko uyu mwana ntago yabimenya ibintu kurya inkoka bizibona zoro. Badomitire babayibikana nayo mpamvu ndi kubona abaye inzobe naye. Ega ejo naraje mpasanga nimba ari ntasanze ndi kamakurata. Oye sinzi ntago nakubonye. Bari bagiye. Ubwo wasanga naye nagiye kuko. Ariko shaye. Hano mu cyaro sinzi ukuntu bimeze. Aha, kumuna mamuhinga. Hai Kigali tukaba tuba turimo nubwo nyende umuyobozi urangiye nyobora station zose za Mereze hari Gikondo. Kumana yawe. Kai Gikondo Mereze no habona zira station zose. Ariko Karenzi nawe ugira igikabyo. Ikisi. Ubuje kwifatira Domitira mu cyaro. Wowe uyobora station za Mirezi. Hari Mereze ninjye uhayobora. Umwuzukuru wa Mirezi uri umuhungu we mupfana iki? Mirezi se nimba ye na Mireye nimba ari. Ariko umva we. Komuntu utangiye kunyina. Wone no telefone nshaka kuba narayiguze muki. Wenda warayibye. Wowe uzagenda hari Mereze uvuga ati Karenzi bose baranze ndikimenya bose. Ariko karere kankubaza kigwize wagacyo gatatu primaire wagiye kuyobora station za Mirezi. Je nize ni online. Nigaga online kuri online. Se warize urangiza primaire. Wowe ufite wowe naha hari ukuntu mwiganye nje uzigo navuye naha mbasize hano. Nje nagiye mbere naragiye ndiga. Bacaje nigaga nahise mbisubuka mitano njye zigenda biga online guhera primaire cyangwa bayiga guhera muri secondaire cyangwa muri kaminuza atangiye kungirara babona ibintu byose ndavuga Domitira ariko kubeshya online biga ku ikoranabuhanga nyine wicaye mu rugo ukigira kuri umva se sha reka mbavemo njye kureba Yohana harya ngari ya Domitira ahubwo agira umurebere kuko na nubundi we yaragiteye ari handi ruguru ejo namuseje twahinze ibigori sha mba habaye ejo nawe mba nimo ndadegaje mfata akayaga yego ko mana mba kambavemo agenda Karenzi kambavemo ntago mba nkubije ariko wowe tari no telefone yawe yaravuye ubwira ati umugore waramutegereje ukabyara ubu Domitira ambwiye sinagiye wasanga yarayitubura umuntu i Kigali iyo telefone irahenda ko yitubura umuntu i Kigali 2.5 wayakura 2.5 aha mubwire ko kera umugore wa kera kaza mubwire Yohana nabonye yarabyibushye birabyumati yamwe yaranakize intango niwe mufamu niwe mukire dufite yenda mundebere musuhuze ngende ndi kwihuta nawe ari Kigali nkamwe mwese ariko uri kumusiga ako musebeje he kabantu b'i Kigali abatubuza ese ya telefone inatwaye tumukubize nabwo mwayitunga ariko nawe wasanga yaranayibye nawe bura Karenzi ari kukubeshya ngo Mirezi uramuzi Mirezi ni umukire ufite amastation menshi mu Rwanda ubu yaba yayibye he mwana mwiza My dream from the village is being the great person. My family's doing wrong, but I don't care. I dream to go to the city of Kigali. I race here, but I'm going to leave the town. This is my life in the village. I dream to become a man and make my family feel proud of me. I got to be a city boy. This is my town. Kapindi is my home. Kapindi is where I enjoy my childhood. Kapindi, Kapindi. We Kalisa. Ndagusanga ibishyimbo wabiburiye ngiye ku isambu ndabona. Ngiye ku isambu? Aribi. Ngiye kureba ko ibigori byeze byari byo kuza. Ariko nawe abahongera akazi ureka nkazabihurira. Oya ubihure ndabikeneye. Naribi. Nshaka kubibika. I dream to go to the city of Kigali. I race here, but I'm going to leave the town. This is my life in the village. I dream to become a badass that rich and make my family feel proud. Yego ese ni wowe Kare? Enda ngwino hano nkwereke rero.
niko ye niko sha Karenzi we aya vayo sha ngwino niko ye Gosha hano turakora cyane dore mba nabizi byunzwe shaho ngo ndebe ko ejo byazavamo umugati sha duhanagura se shagize ngo ntekaye ntabwo ngo uri umuba w'ibishyimbo wose ngo ugiye kuwuhura ejo bundi nyine naje kukureba mbona nyine birarangiye mpita nigendera. Komera shanda aho ari ku buhinge buba bunyisha wa muhungu ambibona ariko ubu abantu hose no buhakubise hano hose dore ureba dore bwageraga hari aha twebwe bwa Kigali tuba tutagize ibintu byo guhinga cyane rero umva twe turahinga hano ntiwarora ariko amasaha arakuze nyine amasaha arakuze rero mvuye niba ntari mu rugo sanga Kayira yaje aho mwakundana gake uravugisha ukuri wallahi yaje apu aranga ko bazanyarutse arama ahubwo mbimenye nawe yagiye muri Kigali Kayira yaje wow yabaye icyuki none yabaye inzobe buretse njye kwirebera yazanye n'ibintu ese oya ese kuri muraje ntabwo nahagarara umvishe Kayira tujye utaye ubuhinzi uramuzi buriya Kayira yari sheri wanjye naramubuze ndababara yagiye Kigali ahantu bitanya rutarama we no gutahazi no guhinga nanabireka nkajya kureba Kayira yaje ariko yabaye icyuki we oya none yazanye ibintu umva ayo ni bari hasi uragenda ureka tuanze kuganira ahubwo tugenda utanarangiye reka oya abahungu b'i Kigali koko meze abahungu bibagiye n'inkweto njyewe abahungu b'i Kigali kureba Kayira mu cyaro tuko mutajya muhinduka nzi ko wahindutse abaye umuntu n'umugabo kumbura cyari panshi ariko manange Yohana we Yohana sawa ntabwo uhinduka ufize kandi nagaje kure uko nyine nari imeze narahinduka ibyo rero urahinduka rero uriya nawe guhinduka ikindi n'umuhungu nambe n'abakobwa iyo bageze hagiye ikigo ariko bana umusponsa akora uri umukobwa ariko nk'abahungu uretse kwiba gusa n'akazi ujyana n'umuntu mwene kujyanye i Kigali se wana nubitindeho rwose Karenze ashobora no kuba yiba Yohana we Yohana sha urukundo rwaragushajije neza From the village